ngo motion uramujyanye wa gukora iki niwe bamukatire njye simpamya ngo bamukatire ahubwo bamuhe umwanya burane urumva yiburanire agaragaze hanyuma ndi kubona nkuko twabivugaga muri press review yego witwa Turahirwa Moses ni motion simbizi bamugejeje ku rukiko nuriya baramugejeje kabisa ari amafoto naya nona ubu ariko urabona ko ari muri style ze kumwe n'inzego zimuherekeje ariko se buriya uyu nguyu njye ariko hari ikibazo mfite reka nkubwize ukuri kandi murambabarira mvuge uko mbitekereza please reka kuvuga ngo mvuge uko mbitekereza yego uramvugiramo biraterwa n'ibyo uravuze ndagusabye kutazongera gusesengura ibitekerezo si byose biraterwa n'ibyo uravuze sasa rero njye hari ikintu kimwe mvuga ntabwo ari ukwinjira inzego z'ubutabera motion impamvu ari hariya ni iyi se ndaheruka umuvugizi wari bavuga ko bamutaye muri yombi bamukurikiyeho gukoresha ibiyobyabwenge urazi ikintu nakora ibintu ni no kumuzamurira izina motion namufata nkabanza nkamujyana muri rehab nkamujyana iwawa uretse se gato ibyo muri kuri ibiki kuseka namufata nkabanza nkamujyana iwawa kuko urwego arimo n'urw'inzererezi namara ko ariko hari urwego hari uburyo bazi gusuzuma umuntu ujyanwe iwawa ntushyikirizwe ubutabera ndabivuga hari ibintu bimwe hari njyewe mumbabarire amahirwe mfite nuko wenda abatabyumva kimwe natwe nawe ndabivuga nababwiye ni ibitekerezo byanjye ngusaba kutaza gusesengura ibitekerezo byanjye njyewe Moses namufata nkamujyana mu nzererezi ahita amujyana iwawa akiga kubaza urumva cyangwa se no kudoda nubwo abizi akajyayo none hariya imyaka yamara iwawa kuko ari abantu twabonye bagiye iwawa havuyeyo bari safi ariko abari n'abavuye badahindutse ariko uko biri kose igihe yamara iwawa kuko ibi ngibi ni ukumuha tension numva ngiye bitari na necessary niyo mpamvu ntajya kuvuga kuri motion ntabwo wamuvugaho ariko ubutabera bwe buramuvuga urasuze impamvu buriya hari ikintu kimwe mujya museka nacyo mutabaruka njyewe aba bantu babashakisha ukuntu babona visa n'ukuntu bakora ibiki ibi ngibi biyenza kuri leta buri muntu wese widekaraye hanze y'igihugu avuga ko afitanye ibibazo na Kagame ndashaka unsomere uretse gato mwebwe hari njye nkunda kureba ibintu nkareba n'ibiri inyuma y'amarido sinde mu mutima wa motion ariko motion ni umuhanga cyane yari abizi ko azajyanwa mu butabera yabanje kwandika ka kantu yashyize kuri Instagram ye kavugaga iki please nta banga ririmo gasome biriya byari uguprovoka icyari kongeyewe motion n'abandi bamwe bigize intyoza mu kuburanira uburenganzira bw'abantu bazavuga ati ntimureba harazazwa ibitekerezo bye politiki buretse mu kuri kw'Imana isumba byose ndahiriye hano yuko uru rubanza bazarutwistinga barugira urubanza rufite aho ruhuriye n'uburenganzira bwo kwiyexprima ku giti banza usomera ibintu motion yanditse njye mfite ngiye mu ngibyo oya akusuratinga igiko byabaye mbikure ntabyo mfite ngiye ntabyo wowe ntubizi urabizi ibyo yanditse bitubwire yanditse se mbigire nk'ayandi mbivuga ngo madame wambwiye ngo simuvugiremo tubihe ibimenyetso yavuze ngo ababifite babisangize kuko ngenda nabyo mfite ngiye ashobora yatangiye ibona yiyenza ashaka ibi ngibi ni ibintu yabaze ahubwo bamufashije kubijyamo njye nari kumushyira pure and square nari kumufata nkamujyana mu nzererezi nkamujyana iwawa ariko ujyanye umuntu mu nzererezi hari igihe bakubwira ati ni munyumvishije oya ntabwo ari munyumvishije nose so babajyana so ari riha nose burutse gato oya riha bibihuye oya abajyana babona ababangamiye ituze rya rubanda yakugize ate yakugize ate ubwira kwibana kakubwiza gute ibi ngibi yonza kuba ari njyewe motion rwose kuko ubangamiye ituze rya rubanda nugenda rwana mu muhanda ugenda asakuriza abantu tenda imanutse ndamanutse yaramusakurije nari kumujyana mu nzererezi ahubwo kubera ko hari Rwanda Forensic Institute RFI iba yapimye mu maraso wenda mu myuka se ahantu hose hashoboka bakaba bafite ibimenyetso bya gihanga byunganira ubutabera birakwiriye ko umuntu babisanzemo ashyikirizwa ubutabera kuko kujyana umuntu iwawa kujyana umuntu mu nzererezi ubwo ntabwo ari ubutabera ahubwo ni ugushyira umuntu muri pozisiyo ariko ntabwo ari ubutabera bwemewe ntabwo ari ahantu hemewe hari uyu mu petit frère ashobora kumpa ibintu motion ko byari ku karubanda mu ibintu motion yanditse kugira ngo nkwereke rero ko ibi bintu bishobora no kuzahindukamo ibindi
kandi bikaza biri bizaterwa n'uwinterpreta biriya bintu motion yavuze agomba yabivuze abizi ashaka azi ko azaprovoka ibi ngibi monami kuko hano hari umuntu uvuze ngo kuki se abandi babakatira imyaka 10 ngo motion uramujyanye wa gukora iki niwe bamukatira njye simpamya ngo bamukatire ahubwo bamuhe umwanya burane urumva yiburanire agaragaze ko ibyo bavuga ari ukubeshya nta bimenyetso bimurimo cyangwa se umushinjacyaha bigaragaze ko bimurimo umucamanza ahagarare hagati nk'uko bisanzwe avuga ati ndasanga nta birimo igire mu rugo birimo se gihari ntabwo nkoze prediction ariko hazabaho twist y'ibi bintu kandi bigendeye ku kwiyenza kwa motion yagaragaje mbere wenda bitumwemo n'ibiyobyabwenge kuko nta muntu muzima uri soba ushobora kwandika nk'ibyo yanditse now I read wumve kuko byatumye na papa we amwiyama kuko ibyo ntabwo ari njye ubihimbye mon frere bikankwereka ariko ibi ni ibitekerezo byanjye hatazajya umuntu ukinisha ibitekerezo byanjye mureke ibitekerezo byanjye bibi byanjye ni hagize n'umpamagara ntabisobanura nkanjye kakoza rwose umwuka byaramo uranyumva Angelique ndi kukumva ariko nyine bivuge vuba tugusesengure mu kanya urumva buretse gato yarangiza ati inkotanyi zafunze data urumva pasiteri zimuziza ubusa papa we rero yavuyeyo aranamwiyama yavuga ati uyu mwana uyu ari nabyo ngira ngo byatumye abantu bavuga bati ariko umuntu ashobora kuba atari muzima ese yarabirose ko bamujije ubusa uretse gato ugenda urebe se ibyo yavuze aravuga ati bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe nari ngiye gusura sibyo papa afungiye i Cyangugu ndi kumwe na mama mfite imyaka 6 arakomeza ati inkotanyi yankubise ikiboko yakubise ntabwo ari yakubise ikiboko papa ari gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mike babahaga yo gufata ingemu twabazaniye yasubiye mu gihome ntamusuhuje komeza nibe birabindi akagira ati papa ni umurinzi w'igihango ngaho nyumvira kuko Harerimana yarokokeye mu rugo papa yaramuhishe kandi murumuna wa papa ari mu bikishije umuryango wo kwa Harerimana sibyo now 36 years old ubu afite imyaka 36 sibyo avuze ko papa we ari umurinzi w'igihango tuzabarinzi b'igihango bameze ko twakoze n'ibiganiro byabo rero ngati ntabwo nigeze nkunda data amaye ngo nubwo nta cyaha yakoze nongeye kumwiyumvamo baramufunguye yambatije muri ADPR mfite imyaka 16 sumba nyuma yatarakunze se bajyanga kundena naraye ndira ubwo eferi nindese yashatse kwandika first lady yambwiraga ko HE azambara ishati na hands guilty pleasure niyo shati niko yitwa Bushegera afite imyaka 28 yakwiriye ku izina ry'ishati yitwa gute guilty pleasure ntabwo mbizi ko ariko yitwa sinu gusoma ze ko ishati iyo baza kubireba neza umuntu ari kuyambara niyo kwambika ishati yaretse ngo icyasha hanyuma hano tukagenda ati sindababarira yandika Kagame n'inkotanyi zose uyu muntu afite ikibazo gikomeye ahubwo ke kumujyana wawe yamuguri kw'Imana uyu muntu namujyana wawe kandi nabikubwiza ukuri bitari ya munzererezi uko ibi ngibi ntago birashoboka ko yabikoze under the influence sibyo kubera iki ibiyobyabwenge wenda ni urugero sibyo haka ibintu umuntu afashe umwanya akandika ariko nanone we buriya si umuswa buriya il faut regarder les pentes nibyo kubwira ushobora kubona pante buriya muri kuganira n'umuntu magambo umuntu ashobora kwibeshya cyangwa se akanyerera ku ijambo birashoboka
ariko kwandika ugashyira win abaratini baravuga ngo script permanent inyandiko igumaho amagambo yaragenda verba volant amagambo araguruka ndetse ko muri iki gihe bigoye YouTube yadufasha kuyabika amagambo ariko amajwi ushaka kuvuga iyo ni AI ntabwo ari ngewe sigaye mbona abantu bakora publicité bagashyiramo ijwi ryanjye ariko nzajyana umuntu mu rukiko ntazaborogere ushaka kuvuga artificial intelligence ariko kwandika byo ndashaka mbwira umuntu hatazagira umuntu nigeze numva hari publicité nakoreye iriya modoka ya M-Hero numva umuntu arayifasha yishyize mu modoka ya Toyota ngo iri ku Kicukiro bagurisha ariko niyo modoka nshobora kuzaza nkayiburana nkayitwara please ibyo bintu mubimenye abana b'iki gihe mujye mugira ubwenge urafata ibintu byanjye ugashaka kubyigira ewana ibyo ndabikubwiza ukuri ninkujyana imbere ya sentare ntuzarire habirirwa nyine ubwira ibintu akakubwira ibintu ukamubwira uti ibyo bintu mubireke yahura n'ibibazo agatangira akakubwira wumva utumyira dushoka ngo mbabarira papa ntabwo bishoboka mubiveho hanyuma rero reka ngaruke ku ino ngingo ntekereza ko uyu muntu ibi bintu yanditse yari abizi iyi situwasiyo yarayishakaga nibyo mpamvu mubwira nyine inyandiko iyi kesi y'uyu mugabo ntabwo nabitandukanya na biriya uwitwa Idamange yari arimo n'abandi yes ni ibintu bishobora kuba inyuma ye ariko hari umuntu aduhaye akantuza ka pante ashobora kuba yari pante behind hari umuntu urimo kumubyinisha yes ariko yanabyikorera ku giti cye yibyinisha niba wari umbwiye se uti harimo ababa bashaka amavize cyangwa se uburyo bwo kubibonera ubuhungiro hanze nabyo birashoboka kuko hari abenshi bajyanza bati njye mfite ibibazo na leta kuko mu bintu yandikaga yashyiragamo ngo niba Amerika what sinzi abo bana nibo bakunda kubireba hari yashyiragamo wumva afite nka gahunda yo kujya muri Amerika hamenye ko Trump arimo kubagarura Trump arabapakiye abantu hari n'abagiye kuzohereza mu Rwanda hano hari intuza ariko nta kuntu abantu bajya bashaka ibyangombwa byo kuba hanze uko bashaka ariko batiteranije n'igihugu ibi bintu rero kuko igihugu cyawe ari icyawe ushaka kugera hariya bikanga ukagaruka iwanyu kuko hariya bijya byanga pe dufite ingero z'abantu byanze ushaka kujyayo uzi ngo ni ahantu hatuje heza paradizo wagera umuperezida utowe agahita yihinduka nka Trump bati aba bantu bose mureba nabaje kuturya ubukungu kuturya akazi mashyire mu ndege zihuza ibyo rero bakaza babishyize n'amapingu ku maguru ubwo abanyamakuru bacu ngira ngo bariyo baraza kuduha ayo makuru ariko uko biri kose ntekereza yuko uyu mwana ashobora kuba afite ikibazo kinakomeye se bumwita umwana uheye reka ndashaje umwana wawe ndashaje nyine nose umuntu w'imyaka 36 urumva atari umwana kuri ni umwana gute nose muri reality umwana ntiyaba nk'ubuhita bwa ntago ari umwana uri n'umugabo uyu mugabo ijambo